Ndashaka kubaganiriza ku kintu kijyanye n'umwanzi ukomeye uruta abandi banzi b'amasengesho. Kandi amasengesho yaba magufi cyangwa maremare, Imana yakoreramo upfa kuba wayakoze uburyo amasengesho akwiye gukorwa. Ngo yaje abisanga ku rwego Imana imuhishurira ko abakiranutsi basigaye ari mbarwa. Avuga ijambo yazize mu gice cya mbere wangu yabo Uwiteka atazi usigarije agace k'abakimwumvira, tuba twarahindutse nk'isodomo tukaba nk'igomora. Icyo gihe bari bafite siroga ab'uyu munsi abenshi bafite, ndabizi ko muyizi, ivuga ngo umutima ntuncira iki. Imana iramutuma ngo ibintu ushaka kubisire ntabwo bihambaye, genda ubabwire biyuhagire, nibarangira bagire gute biboneze. Ku bantu bari hano bakunda koga, nta muntu wiboneza atari muri dushe. Igice cya 13 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Ntabwo ari ubwa mbere nje hano nubwo ntari mperutse, ariko ku batanzi nitwa Nyagasani Aribuka Loti, ntuye mu majyepfo i Huye mu Matyazo. Hashimirwe Imana se umwami wacu Yesu yateguye ko turi busangire namwe kuri aya meza yera. Data na mama bataramenyana, Imana yari bizi ko ari jye uzaba uhagaze aha, kuko Imana ije rayivu mwapfa mwese. Yahisemo kwiyoroshya reza kuvugana namwe inyuze muri jye. Hashimirwe ko itumye nanjye sohoza iby'inama y'Imana yagambiriye kera. Yongere ihabwa n'amashyi n'impundu muri aya masengesho. Amagambo abanza aravuga ngo Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Kuba duhuje Bibiliya ni kuri paje 109. Biba ari byiza ndetse bikaba byiza cyane iyo wazanye Bibiliya ukanayisoma, keretse iyo utazi kuyisoma, ariko iyo wayizanye ntuyisome haba hajemo n'uburangare kandi si byiza. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Murongo wa 7, Yesu aramusubiza ati ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese no mu mutwe. Twasomye kutari koko mwasetse? Byabashimishije? Imana ihimbazwe. Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Abantu biteguye kumva ijambo ry'Imana bavuge ngo amen. Mubeze nk'abazamuraho gakeya muvuge ngo amen. Barakoze abayobozi b'itorero kumpamagara ngo tubane muri aya masengesho, ariko umugisha nagize nuko batambwiye topic, intego cyangwa uzavuge kuri ibi. Byatumye rero nsohoza ubuhanuzi bwo muri Yoweri ko abahungu n'abakobwa bazahanura, abasaza tukarota. Nanjye ngiye kubigisha ibintu cyane cyane bijyanye n'ibyo narose, kandi narose neza burinda bucya.
ikibi ni ukurota nabi bukarinda bucya. Ndashaka kubaganiriza ku kintu kijyanye n'umwanzi ukomeye uruta abandi banzi b'amasengesho. Birashoboka ko umwigisha n'umuyobozi babyita amateraniro, ariko uko bizwi mu ijuru tugira amateraniro ku cyumweru. Mu yindi minsi yaba iyo batangaje y'ijoro ry'impinduka hano kuwa gatanu no kuwa mbere, na gahunda z'amakorari cyangwa se ibindi byiciro, ku Mana biba ari amasengesho. Ni nayo mpamvu hari abamarayika bashinzwe amateraniro, hakabamo n'abamarayika bashinzwe amasengesho. Iki kintu iyo mubona dukunda kwifashisha cya protokole, ahantu hambere yakozwe mbere kandi gakorwa neza ni mu ijuru. Bisobanuye iki? Biravuga ngo amateraniro agira protokole yayo n'amasengesho akagira protokole yayo. Hanyuma muri protokole z'amasengesho, amasengesho agira amabwiriza cyangwa amategeko. Kandi amasengesho yaba magufi cyangwa maremare, Imana iyakoreramo, upfa kuba wayakoze uburyo amasengesho akwiye gukorwa. Aha mbibutse ko ibintu by'Imana ari byo abantu bashaka gutwara uko babyumva n'uko bashaka, ariko ibindi bintu byose bikorerwa munsi y'ijuru ewe no mu ijuru bigira gahunda. Urugero, ntabwo ushobora kujya mu ishuri wenda ugiye gushaka lisansi cyangwa masters ngo uzige umwaka umwe. Ugomba kwiga imyaka 6 y'amashuri abanza duhera iwacu, ukiga 3 cyangwa 4 ukazakomerezaho n'ibindi. Muri abanyamugi ibyo ndabibabwira. Nuvuga ngo nta muntu uriwo wapfa kuguha iyo lisansi cyangwa masters utubahirije gahunda. Wenda ibyo ntitubyumva twese. Amategeko y'iwacu mu Rwanda avuga ko umusore n'umukobwa ashyingirwa hagati y'imyaka iyi n'iyi. Bivuze ngo uri munsi yayo, yaba paseri cyangwa gitifu, nta waguha amasakaramentu yo kugira gute, yo gushyingirwa, kuko utubahirije iki? Amabwiriza. Reka ntange urundi rugero rumwe. Abo nigisha ni Imana yabazanye, ariko nabo bagize ishyaka. Ubwo bagize ishyaka kumva biraza koroha. Uyu munsi nta mugore ubaho ufite ubuzima buri special budasanzwe ushobora kubyarira amezi 3. Uyu nguyu we ntasanzwe, ni inzobe y'umwakaka, ni igikara kinoze, yariye neza, yanyweye amata y'inka ku rwego yabyarira amezi 3. Tuganire isi ngoma y'abidishyi. Arahari? Arahari? Ni amezi angahe? Byakozwe n'abantu, byakozwe n'Imana. Yes. Ku Mana rero ibintu byose bigira gahunda, bikagira na protokole yabyo. Tuganire kuri ibi turimo by'amasengesho, ariko reka numve abantu bazanywe no gusenga bavuge cyane ngo amen. Abo nibo tuganira. Si igitangaza ko hari n'abandi baba bavuze batereka tugende, nibikunda turasenga, nibitanakunda ntidusenga, ariko abo bakiriya b'amasengesho barahagije. Ikintu cya mbere cyitwa umwanzi w'amasengesho kuruta abandi banzi bose ni ugusenga utezwa. Reka numve ko munyumva ngo ni ugusenga utezwa. Ijambo ry'Imana rivuga ko kutezwa, uretse no kuba umwanzi ukomeye w'amasengesho, bigira n'izindi ngaruka nyinshi. Izo nabashije kumenya n'izo namenye ni nyinshi cyane, ariko natoyemo nkeya. Reka ne kuvuga umubare wazo, igihe mfite hano imbere kitaza kurangira wenda wa mubare ntawubahirije. Icya mbere, iyo umuntu atezwa, ijambo ry'Imana rivuga ko abasengera Imana ubusa. Mu mirongo myinshi irenga 70 ibivuga, natoranijemo umurongo umwe wo muri Yesaya
uvuga ngo nimusenga amasengesho menshi ntago nzayumva, nimutega n'ibiganza nzabima amaso. Icyitonderwa, nubwo byavuye 3:30 bikaba bigeze 4 aho batubwiye turi busoreze kuba bashe kwihangana natwe, nitunageza 6 z'ijoro cyangwa tugasenga ya makesha n'abaririmbyi bavuze, ntabwo biba byari byaba amasengesho menshi. Kuba ari ukugenda nka Gideon uko imbaraga zacu zigize gute zingana, umugabo utazinduka agira ngo no basonga ubugari bunini, nagira ngo mbabwire ko hanze aha barasenga. Kandi igitangaje, abavuga amasengesho sibo bayakora, ahubwo abayakora bameze nk'ingunguru yuzuye amazi iri mu busa n'isakuza. Icya kabiri, uzakubwira ko gusenga bitavuna, uzamenye ko ntayakora. Iyo ari amasengesho arimo gutinda imbere y'Imana, abanyweye amata n'amandazi nibo bakunda gusenga bicaye. Wamubwira ngo haguruka dusenga, ngo amasengesho yishe umuntu. Oya, byo no gusibanganya ibimenyetso. Amasengesho ntiyicara hembura, yaba yica ntituba tuyabamo. Ndumva afite ibihe byiza, nimbihuza n'ibyo mufite birasa na ya mavuta ahuye no kwisiga. Kandi iyo mfite ibihe byiza ndahishurirwa. Hano hanze hari izindi mbaraga zikomeye. Burya nk'amafaranga agira imbaraga zihambaye. Hari n'imbaraga zitemerwa abantu badashaka kuvuga ariko zikomeye. Imbaraga z'abakonikoni n'abarozi, aho bashobora gufata ibyatsi bakabihindura amahembe, bakabitongera bigahinduka ibitega, kandi utaba amaso bikagufata. Hari n'izindi mbaraga zizwi, urugero imbaraga za siyanse, urugero imbaraga z'imbunda n'ibindi atari ngombwa ko tuvugira aha ngaha. Ariko amasengesho bikamabwira ibyo byose arabyicarira akabihindura zero. Mu bintu bihumuriza umutima wanjye ni uko Yesu Kristo uko yarareje n'uyu munsi ariko akiri. Abamwemera bazamure haleluya twumve. Izi mbaraga yakoresheje azimya umuriro ugurumana mu gitabo cya Daniel igice cya 3 ngo benyegeje 7 bakawushyiramo abahungu 3 Meshake na Saduraka na Abedinego. Hanyuma Nebukadineza kuvuga ngo twashyizemo 3 baboshye, ariko ndabona ishusho y'uwa kanisa ni umwana w'Imana. Ibi byari byerekanye ko mu byago bikomeye Imana itagituma abamarayika, ahubwo ituma Yesu utagira ikimutangira mu nzira akizira. Niyo mpamvu tutatagangaye, niyo mpamvu tutapfuye. Yongera ashimwe, yongera ashimwe. Izo mbaraga zazimije umuriro ugurumana, habe na 0 n'ibice habe na dogere zavuyeho, n'ubu aracyawuzimya, aracica imigambi y'icakura, aracyaburizamo imbaraga z'abagome n'abagambanyi. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Abo tubyemeranye bavuge cyane ngo amen. Izo zatesheje apeti intare zimaze 7 zitarya. Ya baba we. Kandi buri Imana ntago igira daimoni mudindiza. Ubu noneho zarahambaye kubera ko abashaka Imana twabaye benshi. Dawidi yaravuze ngo inzira z'Imana zirenze 1000. Bari bakiri bake, ubu twese twarasaze twarasizoye. Abarokore baravumbura bavuga ngo zarose imyenge ya supanete. Mwami wacu yongera himbazwe. Mbwire Yesu ko mumwimye icyubahiro. Umwami wacu yongera himbazwe. Hanyuma shubije ikibazo cy'abajya bambaza ngo mbese kw'Imana itagikora nka kera yarananiwe. Ahubwo amasengesho yacu yagize umwanzi ukomeye witwa gusenga, ariko tutagira gute tutezwa. Yewe nayoboye korali imyaka 10. Niba hari ibintu binshimisha no kuba amasengesho n'amateraniro korali zirimo, ariko ntawe nikundishaho. Ariko umuririmbyi nakunze kurusha abandi ni wavuze ati hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mporangirane mwamunyeze unyejeje amazi n'iki n'umuriro. Ngo arabatikani nazagira undondora ngo ubyumve, mba nagerageje ngerageza uko nshoboye. Kwibuza inama mbi n'iki ibyaha, ariko njya ngirana. Uwo namumenye nyuma rero, hari undi namenye mbere ye nawe ndamwubaha, wavuze ngo ndondorera uyu mutima. Ni wowe ushobora kugaragaza ibiwurimo mu bwihisho bwawo. 38 abwira Imana ngo ntacyo naguhisha. Umurika hatagira gute, ahatabona, aho umwijima ugira ute uba.
aravuga ngo muri iki gihe cy'ibitotsi umutima ugize ute ukangutse uzinukwa ibyaha. Umwanzi wa kabiri w'amasengesho atarimo kwezwa. Iyo abantu basenga bitarimo kwezwa byirukana Imana muri bo bagasigara na pirate yayo. Cyitonderwa, iyo Satani amaze kwirukana Imana mu bantu ntabwo akomeza kubana nabo nk'abatagira Imana nk'abatunze Satani, ahubwo akomeza kubarekera ibimenyetso byerekana ko bafite iki. Ariko Imana nyirizina yaragize ite? Ndabaha urugero rutoya ngerageze kwihuta. Amateka yerekana ko Abisirayeli bakoze ibyaha mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya, ngo yaje abisanga ku rwego Imana imuhishurira ko abakiranutsi basigaye ari mbarwa. Avuga ijambo yazize mu gice cya mbere ngo yaba Uwiteka atazi usigarije agace k'abakimwumvira tuba twarahindutse nk'isodomo tukaba nk'igomora. Icyo gihe bari bafite siroga ab'uyu munsi abenshi bafite, ndabizi ko muyizi, ivuga ngo umutima ntuncire iki urubanza. Hanyuma kandi protokole z'amateraniro n'abatambyi n'ibitambo zari zigihari. Ku murongo wa 16 Imana iramutuma ngo ibintu ushaka ku Bisirayeli ntabwo bihambaye, genda ubabwire biyuhagire, nibarangira bagire gute biboneze. Ku bantu bari hano bakunda koga, nta muntu wiboneza atari muri dushe. Bisaba ko ujya ahantu hagize gute hiherereye ugakuramo. Kubera rero bari bafite ingingo ivuga ngo umutima ntuncire iki urubanza. Icyo kintu Imana yari basabye cyari ikintu cyoroshye. Nimusoma kiriya gice muzasanga barakoze ibindi bintu 4 cyangwa 5 birenze icyo. Icya mbere ngo bahise bakora konseri. Se muracyari imbere y'Imana? Barabati twe twitinyira amazi. Hari abana batinya amazi batanyicira. Ukavuga uti ndayashyushya, ati nushaka yashyushya ariko sinoza. Waba umufitiye icyizere amaze nko kugera muri primaire, uti ngaho genda wiyuhagira se nyine ugakinga, agahita akarabaha agakaraba n'uturenge ariko atoze. Abapende bo hambere baravuga ngo biragoye gutaha utoze kandi waje hehe kwiriba. Konseri rero bakoze, baririmbaga indirimbo zo mu worship team zo kuramya no guhimbaza, izi ndirimbo z'amasirowe zigenda gakeye. Imana irazirareba isanga ibintu barimo, iravuga atari kubu koga byabananiye, kwiyuhagira birabananira, bategura konseri n'uburyo ihenda. Ntiwategura konseri nta mutumisha uzayibwiriza. Uwo bakeneye rero turu ndavuga itiki. Ntiwakenera konseri udafite ibyuma bya muzika. Ntiwategura konseri udafite uniforme nshyashya. Abazitegura barabizi. Ntibategura konseri ngo abantu basoza amateraniro bajye muri konseri nta n'agacyayi bashyizemo. Namwe muri abantu bakuru mwaje gusenga, ari ugutegura konseri no kujya muri dushe ukiyuhagira. Barabata Imana yacu ikunda indirimbo zimeze nk'iz'abamarayika, bashyiramo afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, bashyiramo uwera, abumva uruzungu bati hori, ngo Imana irazireba ibintu barimo, ngo irabaseka cyane. Cyakoze ibwira Yesaya ati nta mwanya mfite wo kuvugana nabo, genda ubabwire ko baje kundibatira iki. Twebwe abana b'abantu iyo tubuze amahirwe ya mbere ducungira ku ya kangahe? Twabura y'iburyo tugakama ya hehe? Imana rero yakubwiye ngo nukwezwa, nushaka wubaka urusengero uri wenyine, ntabwo byayikoraho ntibyayifata. Irakubwira ngo mbere yo kunjyana mu bya kabiri banza utunganye ibyaryari. Yesaya ngo araza arabahakanira ababwira ati rero indirimbo mwaririmbye zo kuramya no guhimbaza Imana yazanze. Barabata abatambyi, ikimenyetso cy'uko ububyutse buhari nuko tuzana ibitambo. Bazana inyana zimaze umwaka, bazana amapfizi y'intama, bazana y'ihene, bazana ibimasa, bazana buzuzaho, ngo bigihebe bibindi bicyabira. Ngo Imana iragaruka ibwira Yesaya ati aba bantu ni abapfu rwose. Ari ukuzana inka, nimureke mbabwire mwebwe kuko muri abanyamugi ntago mupfa kumenya agaciro k'inka, muzimenyera muri busheri.
uyu munsi inka bazanaga ku isoko ifite miliyoni, ari ukuzana inka n'intama n'ihene no kujya muri dushe ukiyuhagira. Mwongera munsubize niba mukinyuma. Irangije aravuga ngo mpazi ibitambo by'amasekurume y'intama byibushye, birananiye ndushye kubyihanganira, umutima wanjye urabyanga, simfite umwanya wo kuvuga bitatu, ntitubahishe mu bitabo muzahisomere. Nibwo Imana yababwiye ngo ibyaha bivanze no guterana kwera bibanze bigire gute? Banze bikurweho. Nagira ngo mbamenyeshe ko wababwiraga ibyo byarangiye bamwishe, bamukerebesheje urukero, bamukatira mu giti bakatamo kabiri, bati umuntu utubwira ibintu byo kwezwa ntitugira gute? Ntabwo tumushaka, kuko ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'iki? Hari umuntu wahoze ambaza ibintu, mubwira amagambo Paul yabwiye Abatesalonike, yari arimo ambwira ibintu bijyanye n'ubuyobe biriho ku ma YouTube no mu materaniro. Hari ikintu mu Kinyarwanda bita kurendegera. Iyo utamenyereye kubwirwa ubutumwa bwiza bugukura mu cyango bugushyikirize Kristo, iyo kubera ko ibyo bintu wabitinzemo, uburyo Imana yaremye umuntu, yamuremye uburyo abasha kwiyadabuta muri buri situwasiyo, ubuzima bw'umuntu bumeze nk'uruvu. Abantu bazi Kigali bataherutse, iyo baryamye ubwa mbere ntibiyorose. Nuvuga ngo avuye nko mu Ruhengeri akaza hano Sejemu nawe haba mu hantu hashyuha muri Kigali, uwo munsi araratagiza kuko amenyereye ubuki ubukoni. Ariko nahatinda nawe aziyorosa nk'abandi, kuko utinda mu bintu niko ugira ute? Uko abantu batinda muri ibyo bintu niko bumva ari byo byiza, ku rwego umuntu utabibabwiye bavuga baturiya mutumishi ntajyanye n'iki. Nyaboneka niba wavuye mu ntara rero bakaba bati nabo mu ntara nyine ni abantu baba bakiri muri antikite bo muri analogue, birangira ngo bamukatishije iki? Urukero, baramwica. Akimara gupfa, Imana ireba abantu bose bari bariho mu bijyanye n'iyobokamana, ngo ishakamo n'umwe yatuma, ishaka n'uwo yakoresha, isanga bose baranduye. Irangije ngo ijya kurambagiza inda y'umugore wari utwite, umuhanuzi Yeremiya. Nicyo cyatumye imubwira ngo nakumenye ntaragira gute? Ntarakurema, mweza utara. Iti rero ubwo mu bantu bose mbuze umuntu nakoresha bose bamaze kwandura, reka njye kwirindira inda. Ikintu gitangaje cy'iyinda, nubwo bayikubitisha inkuba zitagira amazi ntiyavamo, kuko Imana yifiteho umugambi. Imana yongera ishimwe. Nari mbabwiye ngo Imana yongera ishimwe. Yeremiya yaravutse amaze kuba agahungu k'akadoresa, ngo Imana iramusanga iramubwira iti wa muhungu we rero nakumenye ntarakurema, na nkweza utaravuka, ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nawe ati iki? Iramubwira ngo ibintu nguhaye ni ukurandura, gusenya, kubika, kubaka no gutera imbuto. Abantu batarangaye habanje kugira gute? Kurandura. Hakurikiraho kugira gute? Gusenya. Hakurikiraho kubika. Haboneka kuza kugira gute? Kubaka. Ubundi agatera iki? Ikibazo gihari rero twebwe nuko dutera imbuto ahatasenywe, ahataranduwe, ahatubatswe. Yeremiya ngo abasobanukiwe iby'Imana iri kumubwira, ngo arayibwira ati aho ntugira ngo aba bagabo bamaze kwandura imitima bankurikize muzehe. Irangije ngo iramubwira iti ahubwo abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi ntuzabakukira umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo. Muzasome ijambo ry'Imana. Muzamure gake. Haleluya. Haleluya. Muzasome ijambo ry'Imana mu bantu bahanuye amagambo akomeye. Uyu muhungu abamo, niwe wahanuye ko Nebukadineza azaza agasenya Yerusalemu n'urusengero biratanaga akaruhindura zero. Niwe wahanuye ko abagabo bakiri bato babiyemezi batazi Imana bazicwa n'inkota n'abasore babajyama n'abaniga n'abatipe n'abataramu. Niwe wahanuye ko abakobwa b'inkumi babirasi banze kumva Imana baba baby mbese bazafatwa ku ngufu n'abahungu bo kwa Nebukadineza. Ngo bakibye umutambyi mukuru witwa Pashuri ahita ategeka ko bamukubita iki? Umunwa. Bazana igikona umunwa ngo po, umunwa urabyimbungana gutya. Arangira bati ibi bintu mvuga bakankubita umunwa ntibankubite n'intoki sinzongera. Ngo aragenda abwira Imana ati uzahamagara abandi, jye sinzagira nte, sinzongera. Arangije bati bure gahunda ni ukubyihorera.
cyakoze icyo nakongeraho hatazagira umvugira ibyo ntavuze. Abavugabutumwa ni abaganga, aha ni kuri dispensaire, iyi ni laboratoire, bariya bo ni abarwaza. Twebwe rero abaganga ntabwo twize kuvura ibintu bimwe. Uvuga ati irabatabaye irabarengeye, ntabwo abeshya rwose, Imana yacu iratabara. Ariko n'uvuga ati mugire umwete wo kwezwa, n'uwo kubana n'abantu bose, kuko utejejwe atazagira. Iryo si itegeko, ni ihame, nutezwa uzayumva mu matangazo. Ngo akiteguye rero kubyihorera, nibwo ngo yagiye kumva yumva mu magufa hajemo iki? Imana yavuga atari inkoni n'umuriro nkagutwika, urahitamo iki? Ati ndumva amagufa ari gushya, aho kugira ngo nzemera n'amenyo bayakure. Ngo aragaruka, agira ati aragaruka. Abivuze noneho Pashuri ngo ahita ategeka ko noneho ko bamujyana bakajya kumukubitira mu gikari cy'inzu y'imbohe. Bibiliya yacu niko ibyita, ariko ku bafunzwe ni muri fose butiki. Bamujugunye mu mwobo w'amabyi, amabyi amugeze mu rukenyerero, azamuka n'inyo zigera hano ku mabere. Nibwo yavugiyemo ijambo rivuga ngo waranshutse nemera gushukwa. Ndashimira Imana ko tuje muri kaburimbo. Kubwiriza uyu munsi ni muri kaburimbo, ufite mikrofone, abantu bagukomera amashyi, abandi babyumva, abandi batabyumva. Hari n'igihe duterana banatetse nitikiri hafi, abandi barabakubise. Kandi izi nkoni Imana izindinde. Nanjye ndacyakeneye kwirerera abana. Mu izina rya Yesu kateka n'ikindi gihe. Kuzimushi! Yesu yaravuze gutya tuzahambira mu izina mwijuru kizaba kigize gute? Ariko ntiwabura n'ibimenyetso, ntiwabura n'abakunyega, ntiwabura n'abakuvuga. Nta muntu wemerwa na bose, nibagushuka ngo bose baragukunda. Uzamenye ko bakubeshya na Yesu bamwise Bezebuli, ariko ntiyatakaje intego, yararwanya aratsinda. Twongere tumushimire mu izina rya Yesu. Mumukomere amashyi umwami wacu. Sibi ni ibiki? Wowe ukomye menshi, Imana ireme ibirori mu buzima bwawe. Hagarika kaga n'ingorane mu izina rya Yesu. Ese mwaba mukiri imbere y'Imana ngo tuganire? Abahari tubahaye promosiyo yo kuvuga ngo amen. Abantu benshi barabyitiranya, kandi hari abadayimoni batsinzwe kubera iyi amena. Abantu benshi barabyitiranya. Ririya jambo ryo mu gice cya 15 umurongo wa 19 ntabwo ryari ijambo ry'Abisirayeli, kuko Imana yari yamaze kubazinukwa. Ryari ijambo rya Yeremiya. Muzi icyo risobanuye? Akimara kuvugira muri toilette ati waranshutse, Imana yavuze tugutangiye kunyita umunyabinyoma, sinzongera no gukorana nawe. Yitwa Imana itanegurizwa iki? Tekereza ibintu byose yamutanzeho n'ibyo yamubwiye. Kuvuga ngo Mana waranshutse, kandi ibintu avuga bifite ibimenyetso bifatika. Imana bati ngiye ntuzongere no kumvuga ndera ndo Uwiteka. Arangije abata kwa Abisirayeli banyangana n'abami babo. Yari yaravuze ko Zedekiya, Yekoniya na Yehoyakimu, abami batatu b'Abisirayeli bakurikiranye, bose bazajyanwa i Babuloni bakicwa, abandi bakagubwa nabi. Ubwo rero yari amerewe nabi, asigaranye Imana gusa. Ari abantu batakaza Imana kandi ariyo bacungiraho. Arangije ngo ayigaruka imbere ayibwira ati mubyeyi, ko ari amatakira ngo ye nayo umubabaro nawe wabyumva, wambabariye ko amahirwe nsigaranye ari wowe, nkongera nkakuvugira. Imana imubwira iryo jambo rivuga ngo nugaruka nzagira nte? Nzakugara. Imana itamenyerwa iramubwira iti nubwo ari we wamuhanuzi nari nsigaranye, ibishimwa nubikuramo nibwo uzaba nka mwaba muri maso tukaganira. Iyo ibishimwa utabikuye mu bigaho, usigara uvuga Imana ariko idahari. Reka n'iki nkivuge. Twebwe abantu duhagarara imbere y'abantu. Abantu bajya bayobora amasengesho, bakayobora amateraniro, cyangwa bakaririmba muri korali, abadeyakoni na mpuzabikorwa n'abapastori, birumvikana. Umuntu wese ujya uhagarara kuri alitari avuga Imana agira atya. Nubwo waba uri umushyitsi hano uzamura cyane. Yes. Twebwe rero abantu duhagarara imbere y'abandi. Umwigisha wa mbere mwiza w'umuhanga wabwirije abantu. Iki kintu n'ubwa mbere nkivuze. Yabwirije 25%. Yeshobora kuba ni nko muri 12.
ariko ubundi tugomba kuvuga 25%. 25% isigaye nabwo ukaba ugize 50. Ni ijambo Paulo yabwiye umupaseri wabaga muri Efeso witwa Timoteyo. Timoteyo ngo yarasengaga ikirere nticyuguruke. Abantu basenga hari igihe usenga ukumva ntibikunda. Ngo arangije abaza uwamurambitseho ibiganza ati ngewe kwihishurirwa nk'iryawe ntarigira ko ntajya ndambika abantu b'ibiganza ngo buzure umwuka wera abadayimoni bagende kandi ndi pastor. Aramuseka cyane aramubwira ngo ufite 25% yo guhagarara imbere y'abantu. Arangije amugereranya ubwo adahari ngo andege reka mbivuge, yamugereranije n'isafuriya iteka mu gikoni. Aramubwira ngo mu nzu y'inyumba 220 ntihabamo ibintu ubahiro gusa, habamo n'ibikoreshwa biteye iki isoni. 21. Aramubwira ngo umuntu niyiyeza, kuki atamubwiye ngo niba mweza. Abagomba kwezwa no kwaturirana n'abitorero, ariko pastor na mwarimu n'abandi bantu bahagarara aha ngaha yakagombye kuza muri uyu murimo yabanje kwiyuhagira. Umwete wo kwishira Imana. Ntabwo ari ngombwa ngo guhamagare baguhendahenda ngo tuzaba turi mu ijoro ryo gutabaza ngo dufite ngo n'abatumishi nawe ukabaza ngo bazaba besitase n'ibyuma. Oya, ntabwo uri umwana w'umwingingano, ugomba kuza uje kwiriba kandi ugakaraba. Amwe ngo umuntu niyeza azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Mwihangane mu bivuga iby'iki iby'icyubahiro. Natezwa rero ntazabura gukora, ariko akoreshwa imirimo itari y'iki. Hano mwakira abashyitsi haba mu miryango yanyu cyangwa se mu biterane. Niba hari ikintu kivunika mu bintu bijyanye no kwakira abashyitsi ni amasafuriya. Umuriro w'inkwi arawuzi, muracyari imbere y'Imana. Umuriro wa gaze n'amakara gizate arawuzi. Nyaboneka niba ari ibiterane binini twakira abantu 100, iki cyamuvero ntiwakibona udafite ibihumbi 100. Ariko mu bintu bitangaje, iyo tugiye ku meza hahita hiyizirikanye ya 200, kuko niwe yerejwe gukoresha igisafuriya kiri he. Mukanya ukajya kubona ukabona bazanye idongo, biterwa n'ubushobozi. Niyo senye isatuyiriraho, igisafuriya cya 100 kiri he. Amwe ati rero pasoro Timoteyo ibyo pasora byose niba utajya ugira ibihe byo kwezwa nta 25% wagira. 25% yindi iba mu bihe byo gusenga, kuko twebwe twambuwe ubushobozi bwo guhindura imitima, duhabwa ubushobozi bwo kuvuga. Bivuze ngo iyo utagira ibihe byo gusenga ibintu uvuga abantu babyumva nk'amatangazo. Hanyuma igice gisigaye kiba mu kintu cyitwa kubaha Imana no kuyubahisha. Ntitugire igisitaza dushyira imbere y'umuntu wese, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'iki b'Imana bagabura iki. Urwa kabiri rw'Abikorino 5:20 hakavuga ngo turi intumwa mu cyimbo cyande cya Kristo. Mu yandi magambo turi abambasaderi n'abambasadirisi. Reka ntanga urugero muraza kubyumva. Nta kintu rwose tukubaza nubona ari ngombwa udufashe. Abantu bavukiye mu ntara batavukiye i Kigali bazamura ibiganza. Yego muzamure cyane. Urabona ko mukwiye kwitwararika no kwiyoroshya mwese murabe mukira. Uzi icyo bisobanuye? Biravuze ngo we niba uri umukristo ntabwo waje gutura i Kigali nk'abandi banyamujyi, ahubwo waje uri ambasaderi w'Imana i Kigali ngo wereke abanyakigali ko gukizwa bishoboka. Ababyumvise muvuge ngo amen. Ntabwo iyo mibare yakumvwa n'abantu benshi. Mukwiye kwiha agaciro nk'abakozi b'iki b'Imana bagabura ibyaye. Hanyuma inzitizi ya kabiri, iyo umuntu aba mu buzima bwo kutezwa byirukana Imana muri we. Dutanze urugero kuri uwo dutanga urugero kuri Timoteyo, ariko sinshaka kuva ku Bisirayeli, ndashaka kuvuga ibindi bike tugasenga. Abisirayeli bakomeje kunangirwa umutima muri ubwo buryo kugira Nebukadineza aje arabajyana mu mwaka wa 606 mbere y'ivuka rya Yesu. Baragenda i Babuloni imyaka 70. Imana ibatumaho umuhanuzi Daniyeli. Yeremiya ubwo yari atagihari, iramubwira ngo genda ubwire Abisirayeli imiryango yose 12 ko icyabazanye hano ari ibyaha, babyihane mbacyure. Imyaka navuze igizite irarangiye. Nimusoma igice cya 10 cya Daniyeli muzasanga imiryango yose muhakanira ko na bugingo n'ubu imitima itabacira iki
urubanza. Ngo arangije yatura ibyaha bya bene wabo n'imiryango yabo. Daniyeli ntiyigeze yatura ibyaha bye, yatuye ibyaha by'abanangiwe iki? Umutima. Icya gatatu ni ikintu arimvuyeho, iyo umuntu aba mu buzima bwo kutezwa, Imana arayikorera ariko adakorana nayo. Urugero rutoya twatanze, akaba ameze nk'isafuriya yo mu gikoni, hanyuma Yesu azamurika itorero imbere ya se, uwo ntabwo azahagera. Muzifashisha umuririmbyi wa 68 mu ndirimbo zo gushimisha, yagize ati umukiza ubwo azagaruka afite bazatinya ogejwe na Yesu, hari ubwo yakuhagije amaraso, cya kane, mu matorero yose Pawulo yabwirije akanayandikira, itorero ryari abanyamwuka abanyabubyutse ni itorero ryitwa Tesalonike. Yabandikiye inzandiko ebyiri, ariko abandikira ageze mu gice cya kane ngo yari ari mu masengesho, ahishurirwa ko ububyutse bwabo butagira Imana. Arangije arabandikira igice cya kane ku murongo wa 3, arabangwa icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi umuntu wese areke kurengera no kuriganya mwene so kuri ibyo, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Ageze ku murongo wa 7 abasobanura icyateye Imana kubahamagara, arababwira ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ku murongo w'8 ababwira ko iyo umuntu atezwa aba yanze Imana. Yarababwiye ngo nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Abigisha bamwe bene data njya numva bavuga ngo, kumva umwe aravuze ngo ngiye nikundira Petero, undi ati nikundira Pawulo, undi ati Petero ndamwanga, ati yaciye matwi. Ariko Petero wavuzweho aya magambo Yesu akamubwira ngo nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho, ni nawe mu gice cya 18 muri Matayo yari amaze kubwira ngo ntabwo uri Simoni ahubwo uri Petero, nanjye nzubaka itorero hehe? Kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazagira ate? Azarishobora. Hanyuma rero Petero ibi yabibwiwe atarahabwa umwuka wera, ari mu gice cya 2 cy'ubuzima bwe, yabaye mu bice 3. Igice cya 2 cy'ubuzima bwe rero cyari ubuzima bw'ubunyedini budashaka kwezwa, butagira umutima umucira iki? Urubanza. Niyo mpamvu yabwiye Yesu ati uzabaze, ntabwo waba waramuzeho amagambo ya gishumba ngo nongere nanezwe. Yesu aramubwira ngo nintakoza ntacyo tuzaba tugize gute? Duhuriyeho. Mwanyemereye mu gusoza tukaganira? Muracyahari? Gerageze numve. Haleluya. Wisubira inyuma yewe. Haleluya. Ntabwo abantu baturira ikibuga cy'indege bose, ariko bagenze hehe? Mu ndege. Hari n'uwo nabajije hari i Kabeza ya Kanombe, arambwira ngo hatuye imyaka 18, ngo ariko ntaragera mu kibuga. Igihugu kigira imipaka 5, kigira amajyepfo n'amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba, kikagira n'undi mupaka uri ponctuel witwa ikibuga cy'iki. Iyo rero uri mu bahagaze aho ukabwiriza ukayobora, ariko wa muririmbyi akuririmbira ngo ngiki cyambu cy'amaraso ye, niho ku kibuga cy'indege, ca bugufi wa mutindiwe he kuba gace wasigaza,
katuhagiwe akakunyega ati Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye tuzamurebesha amasasate. Hari bene data gito bahora biteguye gusengera burira indege ariko bo batarayijyamo, bahora biteguye gusengera bezwa bo bagasigara bafite umutima utabacira iki agaturira ikibuga cy'indege atarajya mu ndege yitwa kuzura umwuka wera. Akaba ari aho kandi numvise umuntu binyegara bati ndashimira Imana ko namaze kwisobanukirwa ati mu bihe byashize najyaga nuzuzwa mu kavuyo ati buri munota nabaga nuzuzwa ati none ubu narisobanukiwe ati iyo bije kenshi ni rimwe mu mwaka. Umva ubu byutse butarimo kwezwa abantu bashobora kwirwanaho ariko Imana ntizi. Hanyuma reka mvuga ikindi kimwe, mvuge n'icyabafasha kwezwa dusoza. Abakiri imbere y'Imana, haleluya, amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ari iteka n'itegeko n'ihame ko utejejwe atazagira ate, atazareba umwami Imana. Ingorane ya gatandatu nazibaze, narishigaje imwe nayisimbutse mbishaka. Ingorane ya gatandatu, umuntu wese utejejwe ntazareba umwami Imana. Uwabitubwiye nawe yatubujije kubivuga. Nari ahantu ndamukurikira, yari umumama. Icyo genda nabyibuka nta mpano yo kwibagirwa ngira, nabigishije icyo bita umugeni ugenderewe. Dushoje bagiye kuduha icyayi, aratuganiza n'abandi bakozi b'Imana bake twari turi kumwe. Aratubwira ati ibi bintu mwirirwa mwumva tuvuga by'ijuru ati abantu bazarijyamo n'imbarwa, ariko nanjye nari nsanzwe mbizi. Aratubwira ngo ndi umuririmbyi w'umukobwa nabengutswe n'umuhungu, umuhungu tuza kugira intege nke turasambana anantera inda. Haza kuza rero umuhungu amutera agapapu wamurushaga ubushobozi, turabyihutisha dushyingirwa vuba, dushyingirwa inda yanjye ifite amezi 2. Mugabo wanjye yari umuntu ujijutse ariko utaragiye muri ayo manyanga. Nabyaye ari ku kazi, ndabizi neza ko nabyaye umwana w'umukobwa ufite ibiro 3 na garama 800 kandi ugejeje igihe. Ndamwandikira mubwira ko nabyaye umwana w'amezi 7 kandi ko muganga yambwiye ko abo babaho nta kibazo tuzagafubika cyane. Wa mwana w'umukobwa asava ku kazi amwita amazina ye yombi. Mujye mwihangana turi mu masengesho ariko nubwo twaba mu biterane mujye mwihangana mvuga ibyo mu masengesho nabonyemo ibintu bitangaje. Umwana w'umukobwa aravuka asamwita amazina ye yombi, arakura arashaka. Nyina w'umukobwa umugabo we amurihira amashuri arangiza segonderi yiga na kaminuza. Aza no kugira umwanya ukomeye mu rusengero akajya ategura ibiterane by'abagore. Hanyuma igihe kigeze wa mwana we arashyingirwa abyaye 2, nyina arapfa nkuko twese tuzapfa Imana nitinda kuvuga. Kandi ujye unabitekerezaho, ni kimwe mu bintu by'ibanze byagufasha kwezwa. Kandi ujye utabara, ugere i Rusororo, ugere i Remera, ugere i Nyamirambo, ujye no mu cyari wanya aho waturutse, uzasanga amarimbi hafi ya yose yaruzuye. Kandi turanashimira Imana, hano hari abantu urupfu rwashinze amenyo rurabarekura, ariko icyateye Imana kubimana kwari kugira ngo bumvire ijambo beza. Mudamu arapfa, yaratubwiye ngo yabonye marayika aza kumujyana aho abanyabyaha barindirira impanda. Mbibutse ko tudashinzwe kubabwira ibyo mushaka, dushinzwe kubabwira ibyo mukwiye. Imana idutuma tukanajyana ishaka ko mwumva. 2, ntidushinzwe kujya impaka nawe niba utabyemera. Si ngombwa ngo ibyo utemera byose bibe bidahari, icyo utazi uri umuswa kuri cyo. Niyo mpamvu utaratwara igare ngo ube wa mbere muri Afurika kandi abandi bava muri Eritrea bakadutsinda. Ntabwo ushobora byose nk'Imana, jya wihangana tukwigisha. Hari ibyo uzi ariko ibyo utazi ntukirirwe wihambira kuri byo. Hanyuma ngo abwira marayika ngo saha nakoreye, akira nimero y'umushumba wanjye, ndi umuyobozi w'abagore mu karere, haba uturere hari ababizi. Hanyuma akira nimero y'umushumba wanjye. Marayika aramuseka cyangwa aramubwira ati hano ntibihaba,
ahubwo uheruka mu gitabo cy'ubugingo utarasambana n'uyu muhungu wakurambagije bwa mbere. Aramubwira ngo ibyo urimo uburana ngiyi imirimo yose wakoze, ku rwego bamubwiye n'amafaranga 120 yatanze mu giterane cy'abagore abayobozi. Murabize igihe dutegura ibintu amafaranga akaba make bikaba ngombwa ko wisakasa kugashyiraho ayawe. Marayika ngo amuzanire ikindi gitabo, aramubwira ati igitabo cy'imirimo cyo wendaga kucyuzuza, dore n'amafaranga 120 watanze mu giterane cy'abagore cyamaze iminsi 3 ku rusengero wanyu, ayo bakoteje ari makeya, nayo yaranditse hano. Ijambo ushaka kubabwira mube maso muryumve. Arababwira ngo ariko imirimo mukora ntabwo ari igenaho mujya, ahubwo izabaherekeza aho mugiye. Niba hari ikintu kibabaje, niba hari ikintu giteye agahinda, ni abakozi b'Imana bavunitse bagakora imirimo itandukanye mu byiciro bitandukanye no mu nzego zitandukanye, ariko kubera kuba mu buzima bwo kutezwa, iyi mirimo ikaba nta kintu izababyarira. Yarambwiye ngo imirimo mukora mu isi ntabwo ariyo ibageneraho mujya, ahubwo ibaherekeza aho mugize gute mugiye. Ubwo rero natwe tuvuga ibintu bikajambura ibindi. Hari utayibaza ati byagenze gute, ngo yasabye marayika amahirwe ya kabiri. Marayika aramubwira ngo amahirwe usigaranye ni uko usubira mu mubiri ukabwiza umugabo wawe iki niryo pfundo ry'ubugingo ahorere. Ariko yagize umugisha. Iyo uba kure y'abayobozi urayoba. Ndabakangura kuba hafi y'abayobozi banyu. Yari afite umushumba babanye neza, aragenda arabimutekerereza, aramubwira ngo kandi aho kugira ngo ndimbuke ngiye kugenda mbiganiriza umugabo wanjye nishaka nsenye. Aramubwira ati hoya suko babigenza. Iyo ari Imana yaguhamagariye ubuyobozi iguha n'ubwenge, mujye mumenya naho bajugunye imyanda. Bari abayobozi nibo nyanje yo kwibagirwa mujya mwumva. N'abandi bantu akaba ari nk'umuntu wawe uguhagarariye mu mwuka, ibimwirirwa mwandagaza ibintu byanyu ku YouTube n'ahandi mu bintu bitanu bisenya urugo. Ikiza ku mwanya wa mbere ni ukumena ibanga ryarwo. Asanga paseri rero arangije akajya ategura amasengesho y'abagabo, aza gucunga umugabo we yaje, arangije arababaza ati bagabo beza abakozi b'Imana, usanze umwe mu bana bawe ukunda cyane atari uwawe, wenda ADN kabyerekana wabigenza gute? Wa mugabo nyiri ikibazo ngo azamura urutoki, aramubwira ngo nyakubaha mushumba, ngo turabubaha, ngo ariko ntimukatubaza ibibazo nk'iby'abana, ngo Imana ntiyatugerageza ibintu birenze ibyo twakwihanganira. Yibize nabi uyi mifu ahita abona ko ruhiye nabi, arabyihorera akomeza arabegera, ku rwego yamwegereye wenyine amugira inshuti. Arangije aramubwira ngo impamvu mpora nshaka kubana nawe no gusengana nawe, nagukoreye icyaha gikomeye, ndashaka kuzagusaba imbabazi kuko nibwo nabona ubugingo. Aramubwira ngo nyakubaha mushumba, nubwo waba waranyiciye abantu muri jenoside, nakubabarira n'ababikoze narababariye. Hanyuma aza kubategura, bari abantu bifashije, bategura amasengesho y'iminsi 3 ku munsi wo kuyasoza, ayasozanya n'umugore we. Hanyuma apfukama imbere ye amubwira bya bindi, amusobanurira impamvu umugore yazutse ko ari uko yari atejejwe. Hanyuma umugabo aramuhagurutsa aramuhobera, ahoberana n'umugore we bararira, ahita bategeka ati rero muvugabutumwakazi, mudamu n'umuvugabutumwa, abavugabutumwa muri babavugirije, uzirinde kubivugira mu materaniro cyangwa kubibwira abantu bose, bitazagira ingaruka ku mwana, n'ubundi umubyeyi n'uwareze bitazasenyera umwana wawe. Nuko aragaruka ngo Yezu. Namenya andi makuru ngeze hano. Namenya andi makuru ngeze hano yuko ejo saa 8 hari igaburo. Pawulo yaravuze ngo twakwiyinira tukisuzuma, ntabwo twagirwaho n'iki n'urubanza, ngo kuko umuntu upfa kurya agapfa kunywa abaririye kandi anywereye kwiciraho iteka. Imana izaduha undi mwanya wenda tuganire. Hari n'uwatubwiye ko yabujijwe kujya mu ijuru, nuko yabwiye Imana ko aziyiriza ubusa arya saa 4. Abantu bakunda kunkiritika baravuga ngo uriya mugabo ngo yigize ngo umuntu w'umwere, ngo yigira umutagatifu, ngo wagira ngo abana n'Imana. Uzasoma urwa mbere rwa Yohana 3:9, haravuga ngo ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umuntu abana n'Imana yabyawe nayo ntakora iki ibyaha. Kandi ibi turimo tunababwira ntabwo ari ubutumwa bw'abantu bose, ubu ni ubutumwa bw'itorero. Bugize igice cya 3 cy'ubutumwa bwiza. Habanza ubutumwa bwavuzwe na Yohana, bukavugwa na Yesu n'intumwa, nubwo babushishoye bakabuzanamo ibindi. Buvuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hehe? Buri hafi. Hanyuma igice cya 2
ni uburyo icyaha cyatugizeho ingaruka Adamu na Eva bamaze kwirukanwa mu Edeni. Nta bushobozi dufite twebwe bwo gutsinda icyaha, ahubwo turatsindishirizwa nubwo abantu benshi babitsitayeho bakabihuza n'iby'ubuntu n'ibindi ntabonye umwanya wo kuvuga. Ariko ubundi umuntu utarihana we ntaba yemerewe no gusenga, kuko gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro mwinshi yasenganye iki. Hanyuma gusenga k'umunyabyaha ni igiki? Cyakoze hari mwene wanyu wahagiye ngo ahageze ngo ntiyahangara no kureba aho Imana, ngo agira ubwoba bwinshi ngo yikomanga he mu gatuza, ngo arabata Imana mbabare kuko ndi umuki. Ariko umukoresha wikora nta n'umufarisayo, incakura y'umunyedini bimazemo iminsi, biraza bati ntanga kimwe mu 10 cy'isogi na nyirasogereza, ndabwiriza nkaririmba, umutima ntuncira iki. Ngo mu ijuru ntibigeze bamureba nirihumye, niyo agerageje agasenga ngo Imana ibwira marayika ushinzwe amasengesho ati kinga ayo matiku sinshaka kuyumva. Ndabifuriza kuba mu bihe byo kwezwa ngo mutazaruhira ubusa, muhabwe umugisha mu izina rya Yesu.